Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byemwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere rimwe witutsira ikintu busabwa, nukubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye rero, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo maze kuhakanda ikintu cyose kizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari ijya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose rero kugira ngo ujye ubibonera ku gihe ukanda subscribe hasi. Ushaka kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, ikintu ukora ni kimwe, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Duha amasaha ubona kuno gihe ubonekaho yageze, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha aho waba urose mu gihugu, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Iyo mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubibagufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Kino cyapa mukunda kubibona gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Kimenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo ibyago, B ngo ibibujijwe, C ngo ibitegetswe, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni ibyago. Kino cyapa kimenyesha ibyago, mukunda kukibona cyane cyane nk'iyo hari impanuka yabaye nko mu muhanda ukabona bagishyize mu muhanda. Ino cyago rero kiba kiri kumenyesha umuyobozi ko hari icyago, ko agomba kwitonda, bakakuteguza hakiri kare ko hari icyago kugira ngo umenye ugamba urafata, zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa se izo kuba uhagaze kugira ngo bataguteza ibyago cyangwa nawe ukabateza ibyago. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, B ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye, C ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, iyo ukibonye abandi bayobozi b'ibinyabiziga baguha inzira, ni wowe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye iteguye neza. Wamara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa
cyakugora. Nkwibutsa ko ugize ikibazo uri gukosora kino kizame uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788 335 16 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame kiba cyakozwe n'ibyakozwe mbere iba ari ubuntu. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero mu gihe mwahura n'ikibazo muri gukosora kino kizame. Nkwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Aravuga ngo metero 2.50, beka ngo metero 2.75, seka ngo metero 3, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari metero 2.75. Kino kibazo hari igihe bongera bakikubaza kimeze gutya, ariko aho kuvuga ngo metero 2.50 bakavuga ngo metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75. Ntibizakugore, murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo 2.50 no kuvuga ngo 2 metero 2 na santimetero 50 no kuvuga ngo metero 2.50 byose biba ari kimwe. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko niba kibaza mw'ubwo buryo bundi nkubwiye urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya kane kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ni ese ubuhe buremere? Aravuga ngo toni 20, beka ngo toni 16, seka ngo toni 12, deka ngo toni 10 ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo bavuze imitambiko 3 ni ukuvuga ngo icyo kinyabiziga kiba gifite imipine 6. Imitambiko ni kiriya cyuma kiba gihuza imipine 2, nicyo bita ngo umutambiko. None hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko uramaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari toni 12. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo mu minsi 5, beka ngo mu minsi 8, seka ngo mu minsi 15, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kubyitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Niba nk'ikinyabiziga cyawe ukigurishije undi muntu cyangwa se kikaba cyagonze kikaba kitari gukora, kitari gusubira mu muhanda, cyangwa se hakaba hari ikindi kibazo cyagize, bikaba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita, rero biba bigomba guhita bimenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, kuko murabizi ibinyabiziga biba bisora. Ese ibyo bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa mu zindi ndimi z'amahanga, kudepasa bikorerwa he? Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso, sega ngo ibumoso iburyo iyo unyura ku nyamaswa, ndeka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, icyo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ni ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba B, ariko kuba bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso duhise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuzaga ngo ni ibumoso twari guhitamo B, ariko kuba bashyizeho ngo igihe cyose ni ibumoso duhise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko kunyuranaho biba bishobora gukorerwa mu ruhande rw'iburyo bitewe n'ahantu ugeze, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, cyangwa bitewe n'icyerekezo uri kuganamo, bitewe nanone n'aho hantu ugeze. Ndakeka uramutse utamo D, ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo ukomeza imbere paka uyivuyemo. Ese ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ari ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Sega ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka uramutse utamo A, ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo nuwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetse kubaha? Ese ni uwuhe? Ari ngo umuyobozi w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru, sega ngo umukozi ubifitiye ububasha, ndeka ngo umuyobozi wa bisi. Ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Murabizi wenda hari igihe mugera kwa ziriya feruje mugasanga ntabwo ziri gukora, ariko ukahasanga umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa akaba ari nk'umukorerabushake. Murabizi baba abakorerabushake nabo baba bashobora duba dutegetswe kubaha, n'ubundi nabo baba bari gukora nk'akazi k'abapolisi kamusanga. Rero ubutegetswe kumwubaha, yagera guhagarika mu gihe yari kwemerera abandi kugenda ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Rero nawe ubutegetswe kumwubaha. Muri rusange ni abakozi bafitiye ububasha. Ndakeka ko uramutse utamo C, umukozi ubifitiye ububasha, ndakeka ko iso cyanya cyo uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ese ugeze hariya kuri feruje usanze ikimenyetso kiri kuva mu cyatsi kiri kujya mu muhondo, ese uba ugomba kwitwara iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza iyi no shusho y'ahantu ugeze, bigiye kuva mu cyatsi bigiye kujya mu muhondo, uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo wongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni, mbega ngo komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Sega ngo hagarara niba utateza ibyago, ndeka ngo komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyurabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, hagarara niba utateza ibyago. Ubundi iyo hatse umuhondo ukabona wahagarara udateje ibyago uba ushobora guhagarara, ariko impamvu ubona iyo uri kugenda nko mu muhanda ukabona hatse umuhondo ukabona ibinyabiziga bikomeje kugenda, nuko impamvu bashyizeho ubundi ano matara atatu ni iyihe? Haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, niba hatse umuhondo, hari hatse icyatsi bivuye mu cyatsi bigiye mu muhondo, ubwo hari ibinyabiziga n'ubundi kubera ibinyabiziga byari biri kugenda biri mu cyatsi, hari ibyari byamaze kwinjira mu masangano ku buryo bihagaze byateza ibyago, ntabwo cyagenda gihagarare muri amo hagati. Niyo mpamvu haka umuhondo ukabona bamwe bari gukomeza,
nuko baba bamaze kwinjira mu sangano. Ariko iyo uri kubona utateza ibyago uba wahagarara, kuko haba hagiye kuva mu muhondo hahita hajya mu mutuku, bisobanuye ngo ugomba guhagarara. Ndakeka ko uramutse utamo se hagarara niba utateza ibyago. Ndakeka ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza ibihoni, hari ahantu biba bibujijwe kuvuza amahoni. Hehe? Ari nko ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Beka ngo hafi y'ibitaro. Seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ntabwo biba byemewe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 gufashe ko na kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu, ukaduha amasaha ujya ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? Ari nko mu masangano. Beka ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Seka ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndetse na C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. No kuvuga ngo iyo uhise kwa kino cyapa gitegeka cyangwa se kibuza, uhita utangira gukurikiza ibyo kigutegeka. Urabona ko iyo uri kugenda mu muhanda kubona nk'icyapa cyanditsemo 60, ukigihitaho uhita utangira kugendera, niba kibuza ntabwo urenza umuvuduko wa kilometero 60, ariko utangira kukurikiza iyo ugihiseho. Niyo mpamvu hano bavuze ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho. Iyo utari wabona ikindi cyapa kirakubuza cyangwa kiragutegeka ibindi, ukomeza kugenda kuri wa muvuduko utarengeje kilometero 60 mu saha baba bagutegetse. Ndakeka ko uramutse uhitamo B. Ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya murabizi ibibazo biragaruka, urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Araba ngo kilometero 60 mu saha. Beka ngo kilometero 40 mu saha. Seka ngo kilometero 25 mu saha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari kilometero 60 mu saha. Utari wahisemo A, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ukeneye gukora ugakora rimwe ugahita utsinda, ariko ukaba nta mikoro ufite, ukanda subscribe n'ubundi ikintu cyose nshyizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ukajya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 13 kigabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Arangwa imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Kubera iki A na B ari ibisubizo by'ukuri? Mbere y'ahantu hinjwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda guparika ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko cyangwa ahantu abantu bari gusohokera cyangwa bari kwinjira ku buryo budasanzwe, cyangwa mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Kino kibazo rero duhisemo C, ariko hari igihe uzabona neza neza kibajije gutya ubone bahisemo A gusa. Kuri B niba waba mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, uzahitamo A gusa. Niba bavuga ngo idacagaguye, na B izahita iba igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu ari ingenzi kuza ngo dukosorane kino kizame, ko nk'icyo kintu utarakibonyeho wajya urava mu kizame uzi ko wabikoze, kumbe utabikoze. Kuba bahindura, hari abavuze ngo idacagaguye bakavuga ngo icagaguye, ikibazo kiba gihindutse. Niyo mpamvu ari ingenzi kuza tugakosorana kino kizame kugira ngo ntihagire ikintu kizajya kikugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nishura amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? Araba ngo muri metero 100, B ngo muri metero 50, C ngo muri metero 40, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana, urumva niba ari ayo kubisikana, urabisikana n'ikinyabiziga ari uko usa nkaho ucyegereye. Niyo mpamvu aba agomba kumurika nibura muri metero 40. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15, kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare wayishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Araba mu mezi 2, B ngo mu kwezi kumwe, C ngo mu minsi 15, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo kuri D iyo uvuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri rero hano nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? Araba mu metero 100, B mu metero 75, C mu metero 25, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Ese uramaze guhitamo B, metero 75? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Utari wahisemo ni cyiza, mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni bikirangwa na. Ese kirangwa n'iki? Arangwa ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Murabizi ibyo byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza.
birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, ariko kiba gifite n'umuzenguruko utukura. Ariko kuba batavuze umuzenguruko ariko ukabona cyujuje n'ubundi bino batubwiye, niyo mpamvu duhisemo C. ndakeka ko muzitamo C, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda muto? Tegereze neza. Uriya muhanda ukomeje imbere, n'uno muhanda ukomeje ushamikiyeho iburyo. Ese mwabira binyabiziga 1, 2, 3, 4 ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo kuva muri uriya muhanda kijya muri uriya muhanda uri iburyo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isohoke kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba umuntu turi buze kugira kuri 20. Arangwa ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kiriya cy'umuhondo. Beka ngo ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, ikinyabiziga cya kabiri muri kukibona kiriya cy'umutuku. Se ngo ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kiriya cy'ubururu. Ndetse deka ngo ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kino cyanditseho 4. Ese mwa bino binyabiziga ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata kivuga muri uyu muhanda kiza muri uyu nguyu uri iburyo? Ndakeka ko bamaze gutema isohoke kuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari isohoke kuri nta kindi ni A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Niba ukoze kino kibazo umenye ko nugera no mu kizame cya perime bitazakugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga tw'ibara ryera. Uturanga cyerekezo tumenyesha iki? Ara ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Bega ngo ahegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo. A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Hano ikiso cy'ukuri urabona ari ikihe? Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kiba gisobanura igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ndakeka ko ramuzitamo C, ndakeka no kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kiraza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ubutukura, ubuso bw'umweru cyangwa bwera, n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kivuga ko bibujijwe kunyuranaho ibumoso. Ese kubihe binyabiziga? Tigeze neza mwabira birango usubize neza kino kibazo. Arango ku binyabiziga byose. Bega ngo ku binyabiziga byose bifite moteri. Siga ngo ku binyabiziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisohoke cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisohoke cy'ukuri, B ikaba atari igisohoke cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisohoke cya nyacyo. Ese kino cyapa kivuga ko bibujijwe kunyuranaho ibumoso, ni kubihe binyabiziga bibujijwe kunyuranaho ibumoso? Ndakeka ko igisohoke cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisohoke cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisohoke cy'ukuri nta kindi ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ndakeka ramuzitamo C, ndakeka ramuzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Iyo ubonye kiriya cyapa uba ubujijwe kunyuranaho. Ariko ni ku binyabiziga byose nk'imodoka, nk'amakamyo, amatagisi. Uretse iby'imitende ibiri nka za velomoteri zo uba wemerewe kuba wazidepasa, n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, na yano mamoto tugendaho asanzwe uba wayadepasa. Ariko ibindi binyabiziga byose, amamodoka, amakamyo, ubujijwe kubinyuraho. Ndakeka ko ramaze gutamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya ndizera ko urahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera kugira nugerwa uzakorera rimwe uhite utsinda. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe ko na code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora turakwigisha waba urose mu gihugu
wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindamo twandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0788951626. ibyo byose tubigufashemo. Ndizera ko kino kizamini ari ikintu kigufashije, uri hafi gukora amahirwe masa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.